Mwiriwe neza mwese aho muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbahaye ikaze ari nako mbifuriza kugubwa neza aka kanya tariki 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 aho twongeye kugaruka muri studio kugira ngo turebe ndetse tunakurikirane akantu ko kandi kubikomeje kugenda bivugwa ndetse binagaruka hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byihutirwa n'intsinzi ikomeye cyane idasanzwe kandi y'abazanire ndetse na FARDC muri Kivu y'Amajyepfo, aho tuvugana ubu ngubu umutwe wa Wazalendo udasanzwe wamaze kwigarurira imwe mu myanya yari mu maboko ndetse no mu bugarizi bw'umutwe wa 23 ni mu gihe barimo barabifashwamo n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru avuga ko ambushi zikomeje kurya bamwe mu barwanya umutwe wa 23 mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kunyarukira muri lokalite zirimo Irega, Kacuba ndetse na Mwegerera turebe ibyahabaye, dore ko nayo ari amahano ateye ubwoba umutwe wa 23 wongeye guhura nawe. Umuriro umeze nabi mu mujyi wa Bukavu, abagera kuri 13 bamaze gupfa, bituraza kuba twabigarukaho. Ni mu gihe muri Masisi ari kuvuga inkuru itari nziza, abana bane bishwe mu mirwano yabaye hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse wa Wazalendo. Turaza kureba uduce ibi byaberemo ndetse naho iyi mirwano yabaye. Sibyo byonyine gusa, ahubwo tugufite n'andi makuru agiye atandukanye hagati mu kiganiro, ari nayo mpamvu ugomba gukurikirana iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo, dore ko ari iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro. Hagati aho ushaka kuba wareba munsi y'umutwe w'inkuru ahazwi nka description cyangwa se muri description, ukaza kubonamo link kugeza muri groupe yacu ya WhatsApp. Niba utarakanda subscribe ukabudukurikirana umunsi ku wundi, nukunyagwa zigahera, bikore vuba aka kanya kandi na bwangu, twihute turebere hamwe aya makuru amaze kubikora, hanyuma rero unasharing iki kiganiro kiba cyagera kuri bagenzi bawe nabo babashe kumenya aho isi igeze. Reka twinjire ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko dore kuri inkuru y'akababaro imaze kuba yamenyekana kuri buri umwe uwo ari we wese. Nizera ko atari ukurikirana imirwano gusa, ahubwo na buri umwe uwo ari we wese agomba kuba yamenya iby'aka kababaro n'agahinda gakomeye cyane. Ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aravuga inkuru itari nziza, ni mu mudugudu witwa Mbuhi. Uyu mudugudu ukaba waje kubamo imirwano idasanzwe muri Mweso, ahangaha ni muri shoferu ya Bashari, neza rwagati muri teritwari ya Masisi mu majyaruguru ya Kivu. Aka gace kakaba kamaze iminsi kumvikanamo imirwano nyuma yuko kagabweho ibitero bikomeye cyane mu ijoro ryo ku cyumweru kugeza kwa mbere tariki 27 z'uku kwezi, no kuvuga uyu munsi nibwo imirwano yaje gukomeza kugeza ahangaha. Rero nubwo imirwano yakomeje, ariko Wazalendo yaje gukomeza kwirwanaho. Bamwe mu baturage bakaba bagerageje guhunga imirwano. Mu guhunga imirwano rero nibwo baje kugenda bahura n'amasasu, harimo n'aba bana rero, hanyuma biza kuba byabagendekera gutyo. Ni inkuru itari nziza imaze kuba yakumvikana cyangwa se imaze kuba yamenyekana, ariko mu by'ukuri ntago bigaragara neza ko abaturage bishimiye ibyabaye. Baravuga ko ari agahinda kuri bo kandi biragaragarira buri umwe wese cyangwa se amaso ya buri umwe, ari nako twihanganisha n'imiryango y'abakomeje kugenda baburira ababo muri imirwano y'Uburasirazuba bwa Kongo. Nk'uko amakuru aturuka ku mirongo y'imbere abitangaza, aravuga ko byibure abasivile 4 kandi b'abana bishwe. Aba bana bose bakaba bishwe barashwe mu gihe abaturage barimo birukanka, ndetse ibi bikaba birimo birashinjwa abo mu mutwe 23 ko aribo bagize uruhare muri ibi bikorwa, ndetse bamwe ngo muri bo bakaba barashwe ubwo barimo basatira Wazalendo barimo bahunga. Amakuru avuga ko muri iki gitondo cya none, uyu munsi wa none, ubwo turimo turaganira, mu by'ukuri icyaje kuba cyamenyekana nuko iyi mirwano yaje kumvikana mu midugudu igiye itandukanye muri shoferu ya Bashari, yaje gusiga abaturage benshi mu by'ukuri batinye intambara cyangwa se bagize ubwoba bitewe n'imirwano yabaye. Baravuga ko Wazalendo yarwanye umukutano ubwo bavaga ahangaha muri aka gace ka Mbuhi berekezaho bita Ibukama, yewe na Nguru ugakubitiraho bita za Matanda, ndetse ahangaha rero ngo ubwo bakubitiraga ahangaha za Bukama, Nguru ndetse na Matanda niko barimo bakiza aba baturage
ingoyi y'umutwe wa 23 wari ubari bubi ugerageza gukomeza kubarasana na wazarendo iravuga iti reka dutabare abaturage kuko imirwano yinjiye rwagati mu baturage rwose nk'uko birimo biragenda bigaragara. Rero reka babwire yuko mu by'ukuri iby'uru rugamba bitoroshye ndetse bigenda binagira ingaruka zikomeye cyane kuri buri umwe uwo ari wese, kuko nk'aba bana ndetse n'imiryango yabo urumva ko bitigeze bagendekera neza. Hanyuma rero tukivanga muri teritwari ya Masisi muri shoferi ya Bashari, reka unyemerere tayari duhite twinjira mu mujyi wa Bukavu turebe naho uko bimeze nta gutinda. Hanyuma rero niba wateganyaga kujya muri uyu mujyi wa Bukavu cyangwa se kugirayo ingendo ubwire nti uturutse mu Burundi, mu Rwanda ndetse n'ahandi mu mujyi wa Goma, mu bice bigiye bitandukanye byose bikora kuri umujyi wa Bukavu, urasabwa kwitwararika kuko uyu mujyi wugarijwe n'imirwano. Ikigeretseho kandi kuba wugarijwe n'imirwano n'imbere muri uyu mujyi ntabwo byifashe neza, kuko ubu tuvugana already amakuru atugeraho aravuga ko byibuze abantu 13 mu mujyi wa Bukavu bamaze kwitaba Imana. Ibi byose bikaba byabaye ku bw'intandaro y'inkongi y'umuriro yongeye kumvikana ahangaha mu gihe kitageze no ku kwezi n'igice. Urumva ko inkongi z'umuriro zikomeje kuba zaba ubutitsa muri uyu mujyi wa Bukavu. Ese intandaro yabyo yaba ari iyihe? Ati rero nibura abantu 13 bapfuye kandi ibintu by'agaciro byatwiswe birangirika kugeza uyu munsi aho bita Funu muri komine ya Kadutu mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko umuriro waje kwaduka ahagana mu gicuku gishyira kuri uyu munsi wa none, kugeza ubwo amazu 8 yose yahiye arakongoka. Umuvugizi wanga muri ibi bice wagare societe civile bita Habamungu yagize ati inkomoko y'umuriro ntiramenyekana, abaturage benshi ngo uyu muriro ukaba waje kwaduka ubwo bari basinziriye, ndetse ari nayo mpamvu byabateye urujijo kumenya icyaba cyateye iyi nkongi y'umuriro. Uyu mubare wemejwe n'umuyobozi w'abatuye muri ibi bice Funu ndetse kandi bita Musara Patrick Bala ati imirambo imaze kuba yakurwaho ishoboka, inzu 8 zatwitse ndetse n'ibyari birimo byose birangirika, izindi enye ziyongera kuri izi 8 nazo ngo zangiritse ku buryo ariko zishobora kubasha gusanwa. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imiryango 2 yagizweho ingaruka ku buryo budasanzwe n'inkongi y'umuriro, ndetse ngo ku buryo rwose biteye ubwoba. Ni mu gihe mu nkongi y'umuriro kuba yafashe amazu arenga 500 mu mujyi wa Bukavu. Nibura amazu 50 yashenywe n'inkongi y'umuriro kuva ku itariki 3 Kanama muri aka gace, nyuma y'uko ku itariki 28 Kanama undi muriro udasanzwe, indi nkongi yadutse ku mazu agera kuri 400 aho bita Chimunda, naho mu by'ukuri abantu 2 bakaba baritabye Imana. Gusa wumva ko imibare yagabanyutse, ariko ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu kuri inshuro ya none bakaba bavuga ko icyatumye iyi mibare y'abitabye Imana yiyongera ari uko inkongi yadutse mu gihe cy'amasaha ya nijoro cyangwa se y'igicuku, bikaba intandaro yo kuba benshi muri aba baturage batuye hano muri ibi bice baje kugirwaho ingaruka rero n'iyi nkongi y'umuriro. Andi makuru yihutirwa cyane ni intsinzi imaze kuboneka kuri coalition y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo mu bice biri kuberamo imirwano. Ubu amakuru yihutirwa kuri buri umwe aravuga ku kibuga cy'indege cya Kavubu giherutse kwigarurirwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse ibi bikaba byabaye babifashijwemo n'abazwi nka Wazalendo. Tuvugana amakuru akaba avuga ko mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka inyeshyamba z'umutwe wa 23 zatembagajwe bidasanzwe hano ku kibuga cy'indege cya Kavubu. Nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abivuga, umutwe wa 23 benshi muri bo basubiye inyuma, ndetse abandi bakaba barashwe. Biravuga ko rero umutwe wa Wazalendo ufatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu n'igisirikare cy'u Burundi tutabibagiwe, bafite intumbero yo kwigarura ndetse no kongera kubohora ibice by'Umugoma, Bukavu kugera ku musozo w'ibice byose byagiye bifatwa n'umutwe wa M23 mu gihe cy'imirwano bongeye kuba batangiza, ndetse bakaba bavuga ko mu by'ukuri bagomba kubikora vuba na bwangu. Ni mu gihe andi makuru avuga ko umutwe wa 23 nyeshyamba zose zawo zatangiye gupanika, cyangwa se mu by'ukuri muri bo batifashe neza kubera yuko ibice bimwe byamaze kuba
tageti z'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC ndetse n'ama ambush arimo aragenda avuga. Hari neherutse kuvugwa mu nkengero z'umujyi wa Goma arimo mu bice bya Mugunga, ariko kugeza kuri saha tariki 27 muri amasaha icyo nje kukubwira ahubwo ni ibikorwa bidasanzwe by'igisirikare cya leta ya Congo FARDC ku bufatanye na Wazalendo bamaze gutega ama ambush ndetse n'ibitero simusiga muri lokalite zirimo Irega, Kacuba ndetse na Mwegerera muri grupuma ya Ruhago neza tayari rwagati. Bikavuga ko ibice byose n'ubundi kandi nanone Wazalendo yamaze kuba yabibohoza. Ubu tuvugana rero amakuru avuga ko iminsi mike ya ishize nyeshyamba z'umutwe wa 23 zakomeje kugenda zura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse zigabanyamo ibice kugira ngo barebe ko bahagarika ibitero bya FARDC, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. N'ubundi nanone igisirikare cya leta ya Congo gifatanyije na Wazalendo kikarushaho gukomeza kwegukana intsinzi ndetse no gutera ubwoba imbeho no gutitira ku buryo budasanzwe abo mu mutwe wa 23. Zimwe muri elementi zikoreshwa n'umutwe wa 23 unashinzwe kuba uzihabwa ndetse ukanafashwa na leta y'u Rwanda zikomeje kugaragara mu mafoto ndetse na video zikomeje kugenda zishyirwa ahagaragara, ariko ibi byose umutwe wa 23 ndetse na leta y'u Rwanda ngibutsa ko babihakana. Wazalendo ndetse na FARDC kandi bikaba bivuga ko bamaze gufata ndetse no kugenzura ku buryo buhagije ikibuga cy'indege cya Kavumu mu masaha make yashize, ndetse kandi imwe mu mihanda ihuza ibi bice byo ku kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'umujyi wa Bukavu bikaba byari byamaze kuba mu by'ukuri byafungwa cyangwa se iyi mihanda ikaba yamaze kuba bloqué. Amakuru akavuga ko muri Nyangezi ndetse naho bita Businga drone zamaze kuba zakora akazi ku buryo bwose bushoboka, ndetse mu marembo y'umujyi wa Bukavu rwose ngo bakaba biteguye kuba bafungura. Ibyo byose no kubitega amaso ndetse no gukomeza gukurikirana akantu ku kandi udacitswe. Hanyuma rero nkwibutsa ko nta bundi buryo ugomba gukurikirana aya makuru yo mu burasirazuba bwa Congo y'ingenzi kandi y'ukuri mu gihe utabana na Bosco hano kuri Bosco official ndetse n'izindi page zose zishoboka dushobora kuba twabafungura vuba bidatinze cyangwa se twahuriraho, ubwo ndavuga nko kuri groupe zacu za WhatsApp n'ahandi yagiye hatandukanye. Hanyuma rero murabizi ko hano nkubwira amakuru cyane cyane none update zihutirwa kandi z'ingenzi, nuko bigaragara ko hafi 100% Kavumu yose irimo iragenzurwa na Wazalendo ndetse na FARDC, ndetse n'insinzi irimo irishimirwa cyane n'abatuye ibi bice kuri uyu muriro udasanzwe w'amazuku watangijwe cyangwa se wongeye gushyirwa ku karubanda mu rugamba rwo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye byagiye bifatwa n'umutwe wa 23 bikozwe na Wazalendo ndetse na FARDC. Kuri ubu rero inkuru ya mbere iruta izindi ugomba ko wamenya nuko Kavumu yo isa nkaho mu by'ukuri uramutse uvuze ko yamaze gufatwa utaba uciye ku ruhande, kuko ibi imbuga zose zikoreshwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC zamaze kuba zabishyiraho akadomo, ndetse mu bigaragara aya makuru mu by'ukuri akaba ari impamo ibi bice byongeye kuba byafatwa cyangwa se byakwigarurirwa muri rusange n'abasore bo mu mutwe wa Wazalendo ndetse na FARDC basoramo 23 ku gitutu gikomeye cyane ndetse kitanasanzwe. Intsinzi yo kwishimira kandi ari nako murushaho gukanda like, share ndetse mukarushaho kubana natwe, ubwo imitima muri comment mudagomba kubyibagirwa, ndetse kandi ikindi kintu ugomba kuba wamenya nuko tubakunda kandi twishimira ko tubana namwe umunsi ku wundi. Hanyuma rero amakuru yandi aravuga ko hari bamwe mu bafashwe ku mirongo y'imbere ku rugamba bakaba mu by'ukuri bakomeje kugenda bafatwa, abandi bakamanika amaboko bakishyikiriza igisirikare cya leta ya Congo ndetse na Wazalendo. Video rero nazo zabo zikaba zirimo ziragenda zicicikana hirya no hino. N'amakuru murakoze cyane, reka mbashimire babwira ibi byari by'agaciro n'ingenzi cyane kuba twabanaga kuri izi mikoro. Hanyuma rero babwira ndetse nanabibutsa ko tuza gusubira mu masaha ari imbere aho turaza kuba tureba aho ibintu bigeze. Niyo mpamvu rero utagomba gucikwa cyangwa se ngo ujye kure. Ariko tutarasohoka muri studio za Bosco official, hari inkuru nshobora kuba mu by'ukuri ntasohoka ntababwiye. Biravuga ko mu gitondo cya none mu bice bigiye bitandukanye hakomeje kugenda humvikana amasasu mu burasirazuba bwa Congo. Amakuru atugeraho nonaha aravuga yuko situation itari nziza muri teritwari ya Kabare, ndetse kuva mu gitondo cyo ku munsi
wa gatandatu, no kuva mu cyumweru gishize kugeza kuri uyu wa mbere, ngo amasasu yarakomeje kugenda yumvikana kandi ari menshi muri Ruhago, muri groupement Ruhago, ndetse amakuru akaba atugeraho akavuga ko bamwe benshi mu barwanyi umutwe 23 baje kuburira ubuzima hano muri ibi bice, ndetse lokalite nyinshi zigiye zitandukanye zikaba zamaze gufatwa na Wazalendo. Kugeza kuri ubu ngubu bikaba bivuga ko position njyarugamba zirimo imisozi ya Chinabi cyangwa se Chinabi ahangaha rwagati muri Ruhago bitari byoroshye kuri uyu munsi, ngo amasasu yaje kumvikana yarateye ubwoba ndetse n'inkeke. Ni mu gihe kandi bivuga ko ibi bice byose birimo aho bitaca imisozi ya Shempeke cyangwa se udusozi twa Shempeke neza muri Nzibira naho bitari byoroshye hano hafi n'umugezi. Amakuru akavuga ko kugeza uyu munsi kandi situation itari nziza muri Shofero ya Bwito, aho umutwe w'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zaje gura nuva gusenya. Nanone kandi abaturage batuye muri bice bakaba bafatikanyije na Wazalendo gukomeza gukora ibishoboka byose kugeza no muri Kishishe, aho bivuga ko ibi bice byaje kwemerwa ubwo 23 yifuza kubigenzura. Nicyo kimwe ko n'amakuru avuga ko kuri ubu ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gukangurira abaturage kwitegura gushyigikira igisirikare cya leta ya Kongo, igisirikare cyabo mu guhangana n'ibibazo n'ubundi igihugu gikomeje guhura nacyo bivuye inyuma, kandi badasize mu by'ukuri imbaraga zose zishoboka kugira ngo igihugu cyabo cyongere kuba cyabona amahoro. Reka noneho unyemerere tugane ku musozo, kandi mwakoze cyane kubana natwe.